abanzi nago bangereranya abamenye nago banshidikanyaho bimeze bite rero muhamwe hamwe komeze mbayobozi inkoni y'icyuma akabakise Cypher agasizoni gashya akanyamerika k'ubwenge iyi ni episode ya mbere reka dutangirane na Sayini Mr. Kagame bakubwira bati Bella aya basi high five kabagera mwese Chomeka hano hagiye gushya n'abari hanze mubanguka nanone ni Rocky nigarukiye izi filime nanone zisanga kugasobanura films.com ibubas gisazi kindera wowe upangire kondo munyinshi kapani kasimbuze jeep umenye ko nta kinyarwanda imbere yari ibu maka YouTube channel muri na system abano umvishwe maka namba kabela sikia Sayini bela ni kuri BTN buri munsi saa 10 no ya saa 9 kugeza saa 10 no kugasobanura films.com no kuba DJ bacu dukunda zikazaza kubagera nigitumbwe Bella nagahinja Bella bakise Cypher ubusobanuro bwo ni bwa bundi bumaze kumenyera ni ijambo kurindi nize neza ibyo ntago ari ibintu nigoragoraho iyo twumvise indimi z'amahanga ntago bidusaba gukora iyo bwabaga kano ka inja gatoya kano ka inja gabowe kano ka byimbisha fimbo gateta gasteti aka kano ka inja gatoya kano ka shitura imfizi kano gatera masfresi kamaze musomzi aka maka YouTube channel muri na system abano maka namba kabela bela yeah nagahinja bela no muteza bela nigitumbe bela nagahinja bela maka YouTube channel muri na system abano maka namba kabela bela hey you ya reka dutangire none ikinyobwa cy'ubwenge amahirwe koko aza rimwe mu buzima wazanye ikinyobwa dunia yote yegereje abanyarwanda andi mahirwe tombora iby'agaciro binyuze mu kinyobwa dunia yote banyarwandakazi bakunze b'ikinyobwa cyacu aya mahirwe ntabacike mu gihe cyose uguze ikinyobwa cyacu uramenye ntujugunye umufuniko kuko ariho hibereye amahirwe 1000 yo kuba watsindira ibintu by'agaciro nka televiziyo telefone decoder za Canal Plus amagare casque za moto n'ibindi byinshi icyo usabwa nta kindi wowe nyarukira ahacuruzwa ibinyobwa hose mu gihugu maze wisabira ikinyobwa dunia yote nawe winjire mu bandi banyamahirwe nyamuneka aya mahirwe ntabacike kuko abinkwakuzi ibya mbere batangiye kubyibikaho dunia yote genda wazi igihe koko nuko dutangiye episode ya mbere no magambo menshi dutangire California mu mujyi bita Los Angeles filime witonze jambo kurindi sibyo nuko dutangiye filime hari izazaga n'imodoka ubona ko ari za gisirikare abana bunda barakwikira babyita kuzikwikira nk'uko umuhinza kwikira isuka bunda bari gushyiramo za magazini hano umusirikare ufite agafoto kari ubona kari famiye umugore n'abana ni mukaragi hano ni DJ Felix filime uwo mwana angana ate turns 3 tomorrow ejo asuzuza imyaka 3 birthday cake on me ewana keke ya anniversaire ni ngewe iriho nzayishyura I remember the way I felt on my first strike tibuka uko natekereje
natekerezaga bwa mbere nanjye natakanja kuri misiyo ya mbere buri musirikare agira misiyo ya mbere abafite mu bwoba ntugire ikibazo mwana uzabimenyera bigaragara ko uyu mwirabura ari ubwa mbere agiye kuri misiyo tuzabimenyera natwe ama misiyo twagiye tujyaho ntabwo byabaga byoroshye bisa nk'aho bagabye igitera ahantu runaka bimeze bite uko tugatangiye ni kuri BTN TV ya televiziyo imwe icyayi itunganye muzajya muzisanga meze bite kubera saa 9 twinjiyemo indani HQ going in ubwo ni kuri ediko tababwiye kwituma natwe twinjiyemo indani tugana ku biro bya FBI aho bikorera baba bari kubyumva abana niba bagiye kuri misiyo bano baba bakurikiranye ku itumanaho bana binjiramo indani baba bambaye n'udukurura amashusho rebe filime za filime zisobanuranywe disipurine ubwenge n'akantu kakineneko ntikabura rebe no body bags. mwibuke nta mirambo dukeneye nta mirambo dushaka bisa nk'abana basirikare bagiye kuri misiyo abo batumye babasabye kubazana ari bazima ntabwo bashaka ko babica nta mirambo bakeneye bano barareba Steve, what's happening? We're losing feed. tutangiye kubura amashusho bano bambaye kamera bano basirikare bagenda bambaye na kamera ku buryo bafande basigaye muri ofisi bareba ibintu byose biri kuba So we're going in blind? bisa nk'aho nta sinyari We still have audio. okay turasigarana amajwi gusa babuze amashusho ariko barasigara bakominikana ku itumanaho ry'amajwi mukomeze mugende mukomeze imbere Stay on team lead. mukomereze aho twabwiye guca n'aba FBI Some chatter. mukomeze imbere baby Accelerate pace. hey bana barabanza bigabanyamo mukati buryo bano bari kubayoborera kuri On stage. blueprint cyangwa se ku gishushanyo mbonera babayobora mukati buryo mukire gutya mukomeze muri corridor Stop at staircase. noneho muhagarare kuri escalier See the staircase. escalier turi kubona Staircase shows on the blueprint. Are you? hano kuri blueprint dufite se ko escalier turi kuzibona On the staircase. hano nta escalier turi kubona kuri teri bisobanuye iki Things are getting closer. bisobanuye ko turi gusatira Sir, menya kubaho we should abort. iyi misiyo reka tuyihagarike Sense. ibyo ni ubukoriki Sir. ku gishushanyo mbonera bari kubona ko abasirikare bo bari ari escalier mu gihe abasirikare bo bari kuri field cyangwa se bari kuri teri na escalier bari kubona hey I repeat, may I have your authorization to proceed, sir? ndasubiramo ese mwanyemera gukomeza arasaba authorization proceed uruhushya rwo gukomeza Proceed. mukomeze bimeze bite Authorization to proceed. uruhushya rwo gukomeza muraruhawe over Lead. mukomeze imbere gatururi kumva aho bari hari akagabo kabumvishe aho bari hari akagabo kababonye kuri radari zako karababona ni muri ya nyubako barimo kahita ko kuri telefone dore akagabo kariyo kuri telefone kuri phone akagabo kishushanyije ku mubiri gafite amatatuwaje nk'aya Papi Valence baragira amatatuwaje menshi uko mutamuzi know how they found me. sinzi uburyo bangezeho You said I'd be safe here. kandi mwambwiye ko hano hantu nzaba ntekanye No time for that. nta gihe cy'ibyo mfite nturi kuri telefone Well, then what I have. ngiye gukora icyo mfite gukora n'umugabo My wife and son. Make sure we get my pay. gusa umugore wanjye n'umwana muzamenye ko amafaranga yanjye muzayabaha ni umugabo bana bashinzwe umutekano muzanababwire ko nabakundaga That no work was for them. ndetse ko akazi kose nakoze aribo nakoreraga umugabo uri hano basirikare bagiye kugeraho ba FBI cyangwa abashinzwe umutekano aravuze ati njyewe amafaranga yanjye muzaye famiye yanjye We need him alive, no matter what. uwo mugabo tumukeneye ari muzima uko byambera kose turakumva uwo mugabo FBI mukeneye ari muzima muri inzego zishinzwe umutekano iyo wahemukiye igihugu baba bagukeneye uri muzima kurusha uri umurambo kugira ngo bagukuremo n'amakuru nyine y'abandi mwafatanije muhemukira igihugu cyamuhungabanya umutekano kurusha uko wapfa bagenzi be bagasigara bitegembya tutabazi naho baherereye umugabo afata telefone ye ayishyira muri mikoro onde kugira ngo telefone ayice n'amakuru ayirimo bayabure ayishyira muri mikoro onde babwire binjire blow the door cyangwa muturitse reba filime abana bakura ibisasu bano abashinzwe umutekano bakuru babicaye muri ofisi ariko bari gutanga oda bakurikirana urugamba ukuntu uri kugenda urugamba rega ntabwo rurwanwa n'imbunda gusa abakenewemo n'ibitekerezo umugabo arabanza asoma kuri duniya yote icyakiyewe bagiye kugeraho kinywa kuri duniya yote basi nimba ari n'igifatwa bagifata icyanyweye duniya yote bibaze gufatwa utananyweye duniya yote bakagufata n'inyota turitse hano nshinzwe umutekano abana baba arijiye kirimo na hasi umugabo telefone yari kuyiteka muri mikoro onde ari kuyishyushya kugira ngo ishwanyagurike urebe filime kagabo kari hano
aho kugira ngo kamena amabanga karirasa. Reka bagufasha amakuru wayatanga. Bagira ahantu bita muri ndabyemeye. Umugabo yarirashe kugira ngo batamujyana muri ndabyemeye, amakuru yose akayatanga. Steve, ubuse naba nagufashe ntumpa amakuru. Nagufu. Steve, umugabo bashakaga ari muzima rirashe. Bimeze biti? Uwo bashaka ari muzima rirashe. Iyi ni episode ya mbere bakise Cypher. Izi ni za filime z'ubwenge. Narababwiye ngo byayishwe injiji bikayishurirwa abanyabwenge. Dore ni izi filime rero z'ubwenge rukimbazanira. Bimeze bite? Izi filime usanga kugasobanura films.com. Iyo ni website ujye ukishyura amafaranga yawe make kuva kuri Netflix. Birabintu se nabayireba muyireba, ariko made in Rwanda bari ibintu by'ubwenge ni nka kuri iranayirenze. Yeah. Cyasa amadolari 20 ukarebera muri VIP. Cyasa 20 by'amanyarwanda. N'amafaranga make. Izi filime zose niho zisohokera. Ahandi hantu ni kuri BTN buri munsi saa 9 kugeza saa 10. Yeah. Nuko dutangiye filime yacu. Bakise nguki. Bose nabamenyemo amafaranga bagizemo uruhare kugira ngo iyi filime tugereho. Cyumwereko bamaze kuyikora bahita bamamagara kuri ya nimero yanjye ati Roki Kimomo ne musobanuzi tuzi ucye utunganya ukomoka ku ntumwa. Aka filime kadushyirire mu kinyarwanda banza no kwanga baringinga nyuma mza kubyemera. Ariyo mpamvu muri kukabona hano hanze kuri BTN TV no kugasobanura films.com. Bakise nguki Cypher. Hey, rebe filime. Question number 5. Ikibazo cya gatanu. Where was Shawn Mendes born? Shawn Mendes yafukiye. Undi mugabo batuzanye yafukiye muri Toronto. 5 for 5. 5 kuri 5 mwana wanje. She knows everything there is to know about this kid. Mwana wanje ubwenge bwinshi cyane pe. Ni umugabo ari kumwe n'umwana we n'undi mugabo batugaruye tuvuye kuri bari abashinzwe umutekano. Mwana ari kuryamo. My friend Jesse and I think she probably smells like woods and hot. Inshuti yanjye Jesse dukeka ko uwo mugabo yanukaga. I like that. Ntago ari ko yanukaga. On the pop quiz? No, silly. Weekends with you. I wish it was the whole week. Mba numva twamara ari cyumweru kurusha ko twamara na weekend papa. I miss you telling me funny stories before I sleep. Mba nkumbuye kunganiriza inkuru zisekeje mbere ko nsinzira. Ndetse ukankora no twa mu gitondo. I want to live with you. Nubwo nkunda mama wanje ariko mba numva nabana nawe. Ni kumwe nyine mama aba yaratandukanye na papa, mama ari urera umwana. How would you like a grown up for a second? Kana wanje nakurinzi ko wakuze bigeza. 8 years old. Mfite imyaka 8 papa. 8 minus a half. Papa mfite imyaka 8. I have a boyfriend. No, mfite na sheri kugira ngo umenye ko nakuze nyagasani. Ufite sheri? Who? Sheri wawe ninde? Ntago bikureba papa, ubwana bwari kuje. Ibaze Rokindinze ngana gutya nta sheri ngira, akana k'imyaka 8 ngo gafite sheri we. None kakahita kanabwira papa ngo kandi papa uwo sheri wanje ntaga kureba ntago umushinzwe, umushingukeho. Abana. Twice you went to live with your mother and her fault either. Kuba uragiye kubana na mama wawe n'umwanzuro wafashwe n'umucamanza ntago ari njye. Kuki umucamanza yafashe umwanzuro atambajije? Considering the circumstances, urebye ikibazo ukuntu cyari kimeze. It was my job. It was an understandable choice. Kuba narabuze akazi, nta kazi nari mfite, urumva nago. Why? Kubera iki nyine batakumaye ngaba ari wowe ndera. Make sure I have a job. Umucamanza ntago ari kumwe umwana ngaba ari njumurira kandi nta kazi mfite. Ngomba kuba mfite akazi kuri mucamanza. Iyo papa na mama bashwanye bareba akenshi rimwe na rimwe umuntu waho umwana uburere cyane ngo se umuntu ufite ubushobozi bwo kuba yagaburira umwana akamwitaho. Get a job, I will be going for full custody. Ninda mukanongeye kubona akazi. Nzongera nsabe tubane. Tuzasaba full custody. Sekera rero nta kazi afite, urumva nago yaza kubana n'umwana kandi akene. Okay, we're really good at killing time. When does the movie start? Filime iratangira ryari rero tugiye kureba ya Roki? This, you'll eat popcorn. Uraza kuba uri kurya injugu tureba filime ya Roki. Ababyeyi bakunda kwereka abana filime za Roki ngo ziba zirimo inyigisho, zirimo ubwenge. Kumbe turi hamwe wa mugabo yirasi. Aba forensic bamaze kuhagera. Rwanda Forensic Laboratory. Iyo laboratoire turayifite y'ubwenge habereye ibyaha, baraza bagapima bakamenya byakozwe gute, bagakusanya ibimenyetso. Kuri umugabo hano barebye muri safe ye babona hari igipapuro cyari kirimo. Kurikira no witunze. Hagira kano. Would you want to happen for suicide? Twumvishe kandi tubona ibyabaye mbere ko umugabo yahura. But it doesn't get any easier. Ntago yabyoroshye. Umugabo bari baje gufata yiyahuye. Steve, check this. Steve Reban. Basa Rwanda. Tells me this is a printer test there. Hari urupapuro babonye ari ku rwanditse muri bidasobanutse. Where did all the easy cases go? Ibirego byoroshye ntago bikibaho. You think it is? Urakeka ibi ni ibiki mu rwandiko babonye? No idea. It's strange. Biratangaje. Nabo kuri office barumva. It's got
Chinese, Latin, wagira ngo ni igishinwa ni ikilatini, numbers, imibare, inziga, hieroglyphe, ndetse n'ibintu bidasobanutse bizengurutse. Iyo ni code. I can send an email of it to you. Reka mboherereze email. Let's not risk a security breach. Oya kugira hatagira n'umuntu duhakinga bikangiza umutekano, ibyo bintu mwibitwohereza. The ability to interrogate our suspect. Twakekaga ntabwo twabasha kumufata. Safe, I'll send a forensic team down. Giye kohereza ikipe ya forensic zipima ibyo bintu bipakire bari ibizana kugira ngo mubyohereze kuri email. Email buriya ntiwamenya ibyazo. Sir, we don't have anyone in-house capable of deciphering something like that. Muri kano kanya nta muntu dufite wakora wabasha kuba yakuraho code. Cyari umuntu nzi biriya bye bifite ukuntu byandikiraga amakode. Served as a military cryptanalyst a while. Cryptanalyst twakoranye. Ndetse muri minsi yavuye no mu kazi yakoreraga NSA. Family? Best cryptanalyst I know. No cryptanalyst wa mbere nzi wigeze ubaho. Ba bantu nyine babona nka kuyibye byandikiye mu makode mu bintu bidasobanutse by'urushishyo. We akaba yazi izo code, akaba yazivumbura akamenya bashakaga kuvuga iki. Full report on him on my desk. Eyes on that document. Iyo document mu masaha biraza kuba yifite. Hari uwo bavuze ngo usubwenge cyane mu bintu byerekeranye n'amakode, kuko mwahisha ibintu mukabyandika amakode kose, uwo mugabo ibintu byerekeranye n'amakode arabizi. Ku buryo ngo nibyo bintu yakoraga cyane yabaye umusirikare. Barakwereka hano umugabo waje kureba filime n'umwana we. Baje kugura amatike tugiye kureba filime yitwa Cypher. Cypher bari ibintu bimeze nk'amakode. Deciphering ni ugukuramo izo code. Cut. What's the new number? Nimero yawe yabaye iki? Ni umugabo uri hano. I'll be pretty easy to remember. Hey, what's happening? Cyagenze biteze. Turamuhamagaye. Kind of in the middle of something. Hari ibyo nari ndimo. Gonna mean wait till tomorrow? Ntabwo wategereza ejo se. Umugabo hari umugabo uhamagawe hano. Yari ari kumwe n'umwana we kurikira filime. I understand. Ndabyumva. Okay, I'll get back to you. Just give me a couple minutes. Okay, minota nk'ibiri nze mite nguhamagara. Uyu mugabo arahamagawe. Uyu mugabo ni muntu ki? Hey! Ari kumwe n'umwana bari baje kureba filime yasobanuwe na Rocky. Ababyeyi urabaza ukuntu icyo kintu bakitaho. It's okay, Dad. Bimeze sapa. Cyene ungire ikibazo. So sorry. Babarira mwana wanje. There's good news. Ariko hari amakuru meza. It's Yine. Could lead to a full-time job, this thing. Bino bintu bishobora gutuma mbona akazi gahoraho. Love that. Kandi umucamanza mbonye akazi yazakuma nkakorera. It may not lead to a full-time. Yine nakaraka bagiye kuma ariko gashobora gutuma bituma bampa n'akazi gahoraho. Sibyo? So we can see the movie tomorrow. Rero filime twari tuje kureba reka tuzayirebesha. Ariko ejo urabizi nziga. What are you studying tomorrow? Ejo uziga iki? Imibare. Well, missing 2 hours of school is not going to keep. Uzasiba amasaha abiri ishuri tujye kwirebera filime. Mathematician. Imibare urabizi ndayizi. That's still no problem. Nzayigusobanurira nyuma. Ejo uzasiba ishuri tujye kwirebera filime. Umve papa. So what are we going to tell the school? Ku ishuri rero turababeshya iki? You have a court appointment. Babwire ko mu rukiko batwaye randevu tujyeyo. Beshye ku ishuri umva papa ariko. I'm studying at school. Umva papa ko rero kubeshya umwana. Ngeje umwana azasiba ishuri. Abesha abarimu ubundi bajye kwirebera filime ya Rocky. Ababyeyi rero namwe. Will Scott's file, sir. Ibi ni amadosiye avuga kuri Will Scott. We contacted him. He's currently. Bamaze kumuhamagara ari mu nzira ajyayo. Wa mugabo bari bakeneye ngo usubwenge mu byerekeranye no kuba kode. Kumbe ni wa mugabo uri kumwe n'umwana we. Batangiye kumwigaho. N'abashinzwe umutekano. Yitwa Will Scott. Willy. Dore umugabo nguyu. Ibyo bibagiye gufata basanze bifite inyandiko zanditswe mu buryo bw'ibanga. Will Scott. Banyita Victor nitwa Will Scott. Twari tugutegereje. Bari bategereje umunyabwenge. Kureba ahantu aje abashinzwe umutekano bapanuye. Character combinations I've never seen before. Bino bintu bwa mbere mbibonye pe. How many hours is it going to say? Gutwara amasaha ye kugira ngo bisobanukirwe. I'm afraid this is not a 1 or 2 hour. Iyi ntabwo ari operasiyo yatwara isaha. Days. Biratwara iminsi. Take this back with me to analyze it further. Birabanza. Not proper protocol. But I can check. Hold on. Uretse mbanze mbaze pose. Yaravuze ngo nabitahana mu rugo nkajya kurara mbyigaho baramubuza ati uretse tubanze tubaze kuri office. Waravuga ati nabitahana bino bintu nkagenda nkabifumbura nkamenya ibyebe. Aya makode byandika gasobanuye iki? Byandikira acunga abantu ari ibyo barimo arabacunga bose bashinzwe umutekano uyu mugabo arangije kuri telefone ye. Aya madosiye nibanga cyane bari baza no kuyohereza kuri email arayafotora arayabika. Ni igipapuro cyanditse mu makode. Umugabo dore ngara gifotora akabibika. Ibintu bitemewe. Sir, you're on speakerphone. Uri kuri speaker, loudspeaker. This is Robert Martin. Scott, uravuga na Robert
Martin. Jumping on board in such short notice. Urakoze kubisobanguka tukiguhamagara. The NSA, I've reviewed your file and based on your are the right man for the job. So it's a pleasure to have you on our team. This document is extremely sensitive and I cannot allow it swept the entire premise. Start tomorrow morning. Code, whatever. It's code. It's extremely important. Objectives. One, keep it in our hands. Give this man whatever he needs to crack this case. Oversee the transfer documents of the library. Just keep an eye on this crypto analyst wawe. Uriya musore nyine bahaye akazi ugiye kuba yaza kareba ibyo bipapuro birimo code bisobanuye iki. Ibipapuro barabimwambuye byereza kuri FBI ejo mu gitondo azaje mu kazi. Gusa umugabo yabifotoye. Yagiye abireba muri telefone ye. Ibi bintu nako byari byemewe aba yari amabanga basanganye ibyihebe leta itarasobanukirwa n'ibiki umugabo arayatahanye. Ibintu atari yemerewe. Abashinzwe umutekano baracyari guswipinga. Ahabereye icyaha. Sasa uyu mugabo ari hano ni wa mwirabura twabonye afite umwana ejo uzagira isabukuru ari hano kugira gutyo yumva icyombo cye kiri gusakuza icyombo kiri gusakuza komeza kwegereza hano bamenye inyubako basanzemo iki cyebe kidasanzwe cyangwa se amakuru bari guhiga yumva mu nyubako mu gikuta hari biri kushwikira byangiza frequency y'icyombo Everything okay? I need to have inyundo something inside the walls. Bisa nko hari ikintu kiri muri ibi bikuta. Zana inyundo sha. Bano basirikare barazitwaza fata inyundo. Urebe ni mu gikuta mindani. Kubisama baraturitse bose cyewe agikubita muri cya gikuta. Aho byaye papuro byari biri ibintu byose haraturitse. Nyagasani n'abashinzwe umutekano. Gusa uyu mugabo bamutweretse ngo n'umuhanga. Bamwita Will Scott. Ni yari muri douche ubona afite ibintu ari kwandika by'imibare n'umunyabwenge avuga atari kuzira code zabiri yabyihebe akanda kari ukagira ngo ari mu ndege zisobanuye iki. Hey sweetheart. Bite sweetheart. Hari turika ryabaye kuri televiziyo. Tomorrow. Don't want really a secret. Byabanga ryanjye nawe ejo twari kuzajyana kureba filime. And get this message for you. Bibaye ngombwa ko message nyuza kuri mama wawe. Listen, I'm gonna have to cancel. Ibyo kureba filime ejo turabihinduye kuko ejo bambwiye ko aribwo azatangira akazi. Things got a little crazy. Ibintu hano byabaye ibintu by'ubusazi. We'll reschedule. Tugiye guhindura gahunda yo kujya kureba filime ya Rocky. Really sorry. Kandi umbabarire mwana wanjye. Ndagukunda. I'll talk to you soon. Tuzavugana vuba. Sibyo message yoherereje mama w'umwana kuko umwana nta telefone agira. Mama w'umwana ari hano yakiriye ubutumwa. Bakise Saifa. Kando hano Lodi. Bite sweetheart ni papa. Ibyerekeranye na ryabanga ryanjye nawe ejo umwana agomba gusiba ishuri bakajya kuri filime. Umwana wanjye mama itajugunya telefone kumwe ababyeyi baba barashwanye. We yarinde mama. N'umuntu wari wibeshye nimero umva kubeshya. Kwa kunda ababyeyi baba barashwanye buri umwe akajyangisha undi umwana. Mama ye ni indaya. Yahura na so ni indaya. In East Los Angeles. Burasirazuba bwa Los Angeles. The FBI were on the premises as well as what caused the FBI yari yatatse haraturitse. interest of privacy for the investigation. Bisa nk'ari iperereza ryari kiribanga cyane. Identities of the deceased are not being released. Ndetse imiryango yapfiriyemo y'abashinzwe umutekano ntiratangazwa. Aba agent umunani b'FPI baturitse. Nyagasani. Ushararebye. Niwe wenyine wafotoye cya gipapuro. Umuntu cya gipapuro cyahiriyemo. Hamwe yasize afoto y'igipapuro aba agent bari bakirinze bose bahiye baturikiyemo wenyine niwe wabashije kugisigara nahise giprintinga muri iryo joro ntiyaryamye amenye ubundi zikode zabiri yabyihebe bitumye abashinzwe umutekano baturika bose zisobanuye iki igipapuro kiraraho amenye byifashe bite ajya kuri za code atangira kuzikuramo nyine agenda asobanukirwa ni ibiki hari abantu bandikira mu makode ku buryo utamenye ni ibiki bavuga. Burana abantu baziranye cyane ari ukuntu baganira ati bwombo shaka dafi we ngo kadafa kamenya nibiki bijya mbere we na Savimbi na Jamari bwombo babazi byo ari byo
ibyo niyo makode rero iyo bwira ari ibye biri gukoresha ayo makode yakire kavuga ati izo bwombo zisobanuye iki zabo bahungu ayo makode amaze gukora hari izina yakuye muri cyitwa ngo Jimmy Gordon n'imibare yindiri inyuma muri ya makode yakuyemo izina ryitwa ngo Jimmy Gordon. The ATF report just came back. They found embedded explosives hidden in the building. Raporo iravuga ko babashinzwe umutekano bacu basanze hari ibisasu byari biteze mu gikuta imbere. Kandi hose bari bahasatse. They loaded a false ring C4 and detonated remotely. Hari igisasu cyari giteze mu gikuta. Muri cya cyumba tutabonaga hano kuri map cyase kuri blueprint. I know. Mbabarira ibyo bintu bire bitandukanye map na blueprint. Listen to this day was coming. Bisa nk'ibibye byari bizi ko uyu munsi uzagera. Long time ago. Byari byarateguye icyo gisasu na mbere. Bizi ko tuzaza. Hano ruri kuri chat. Important, Andre, ibyo bintu urimo birihutirwa koko ni ingenzi. Text from Lau. Rao aranyandikiye. He and Agent Carter just arrived at Steve Vilker's house. When Agent Carter bagiye kubwira umuryango wa Steve ko umugabo wabo yapfuye. Ni wamwirabura. 8 families to answer to. Usengo ni imiryango 8 isigaye yo kujya kubwira. Blame yourself. Abashinzwe umutekano 8 ba FBI bapfuye kujya kubwira famiye z'abati bene wanyu rero bapfuye biba bigoye. We have to blame ourselves. Aya makosa na yacu reka tubyishyireho. Abashinzwe umutekano. You know why? Uzimamvu. Because there is no one else to blame right now. Muri kano kanya nawundi twashyira iki cyaha cyabaye. Responsible for this. Paka tumaze gufata abaginga batumye bagenzi bacu bapfa. Right here in this room. Hano muri iki cyumba ibintu byose bariho bihagararira. It's on us. Amakosa ari kuri twe kuba tutarafata abagizi ba nabi. Gasani bene wabo bapfuye bakoranaga. Now where are we at with this suicide victim? Uyu mugabo wiyahuye rero tubanze tumenye ibye. Nta bimuranga. DNA samples. Bari gupima DNA sample woherejeho forensic hano mu Rwanda bikigo bita Rwanda Forensic Laboratory gikora ibyo bintu gipima kikamenya uwo muntu wapfuye yarinde yishwe n'iki bagapima DNA bakamenya isue mufitanye amasano n'uyu muntu. Identity is the only piece of this puzzle we have left. Katururi bakorera Kacyiru Garakeye uyu mugabo ariko muri bya bipapuro ya makode ya bya byihebe abashinzwe umutekano wa FBI irizibira ikira gipapuro nta n'iyigifite kuko cyahiriye muri yanzu yabonye izina ryitwa ngo Jimmy Gordon isura yiriho akomeza gukurakinga zino code agenda reba n'iki n'umutari cyane ni umuhanga kwa buri muntu abafite ikintu ashoboye. Gonna be late for work. Uraza gukererwa ndakererwa ku kazi mwana wanjye banguka. Ni mama ni umugore wa Willy Scott. It's not like I'm old enough to spend 2 hours putting makeup on yet. Akana kari hano. Mama ze gukora amagomba kwitera makeup one. Right, smart now. Kana ufite umuntu ufite ubwenge gafite tugambo kavuga kumva. Kana gafite imyaka 8. Scott called my desk. Willy Scott yamamagaye. Call him back. Sounded urgent. Numvaga byihutirwa ngo muhamagare. Willy Scott bari bagiye kumuha akazi hano azenye nabafashe kumenya ibikira gipapuro gisobanuye iki. None icyo gipapuro cyahiriye mu nzu. Ariko ni wenyine wagisigaranye uko yari yagifotoye. Gusa yagifotoye bitemewe. Yamagaye hano. Uyu niwe wari umurangiye akazi avuga ati hari umuntu nzu urenze. Umve. You okay? Business. I'm fine. Business. Saw the explosion on the... Nabonye ryaturika ryabaye ku makuru. I'm sorry about your men. Wihangane ku byabaye ku basore bawe. Crazy. N'ubusazi mwana. Listen, you know, an hour earlier I would have been there. Do you know who's behind? Iyo nanjye matinda gatuna ari guhiramo. No, we're still working on it. Ikirego turacyagikoraho. That document went up with everything else in the warehouse. Cya gipapuro cyari kiriho kode z'ibyihebe cyahiriyemo bivuze ngo ntabwo tukigukeneye mu kazi ngo uzudufashe kumbe igipapuro yagifoto yagitwaye. I need to ask you a favor. Hari favor nshaka kugusaba. Well, now is not the time. Ntabwo ari cyo gihe cyo kunsaba favor. Don't take much time and it's really important. Ntabwo biri butware igihe kinini mfasha. Okay, shoot. Sawa uyu nawe yahoze akorera I leta. don't have access to the system anymore. Urabizi ntabwo ngifite ukuntu nagera kuri system ya leta. Gordon. Ndagira ngo ndebere izina ry'umuntu bita Jimmy Gordon. Corporate. Nawe se n'umufatanya cyaha. Uramushakira iki? Can't really tell you anymore. Ntabwo nakubwira icyo mushakira. Would you please run the name for me? Iryo zina rishyire muri system yanyu nka leta umenyere Jimmy Gordon akora iki. Amazina yacu baba yafite. I'll run it through someone else. Nimba utabinkorera ndareba undi ubinkorera. Stop. Rekera hariko. You know, let me see what I can dig up. Okay, reka ndebe n'iki namenye kuri iryo zina. Okay, Jimmy. Yitwa Jim Gordon. Jimmy nyine Gordon. Gordon. Gordon araryandika.
uyu yabifumbuye bikuye kuri cya gipapuro ariko n'ubu narabwira FBI ko cya gipapuro yari yagifotoye cyangwa se ko yatangiye no kuba yakwinjira muri zira kode z'ibyibe ntago arabibabwira ariko bikora ku giti cye urebe filime bano uyaza kumurebera iryo zina bita Jimmy Gordon ni muntu ki akana kagiyeho barebera filime gategereza papa karamubura mama yabyumvishe yanga kubikabwira kwa kunda ababyeyi nyine mushwana mugashaka kwangisha umwana buri umwe uruhande rwe ibyo ntago ari byiza imico mibi umugabo mu nzu urabona ko ari imicupa rya Duniya yote Duniya yote ifite mutombora guri icupa rya Duniya yote barimo na tombora ko sirimwe afite menshi ujye ureba mu mufuniko mbere kujugunya umufuniko ushobora gutsindira televiziyo amagara amatelefoni biki byose mwana hano yafashe amatike yo kureba filime arayaca papa yambeshe ngo turareba filime za Rocky umwana we kumubeshya filime ya Rocky mubyeyi ujye ubyitondera bishobora gutuma umwana kuzinukwa What'd you find? ngabonye iki Your man, Jimmy Gordon, was a banker. yari umuntu ukora muri banki bubaha 50 years old. yari umuzungu From Arizona. Cajun. Playing with no criminal records. Born nta cyaha afite and dead 2 months ago from cardiac arrest. yapfuye amezi abiri ashize yishwe n'umutima. That says here a heart attack took him out. baravuga ko ari umutima wamwishe. Do you have an exact date? wambwira amatariki neza yapfiriye Jimmy Gordon? August 16th. kwa munani tariki 16 2020 neza neza. wambwira umugabo wari we yakoraga muri banki wiri izina rya mbere yabonye muri ya kode ya bya byihebe izina rya mbere yabonye muri yitwa Jimmy Gordon amatariki igihe yafukiye yari yabonye izina ariko hari imibare yanditse imbere umugabo yapfuye muri August kwa munani tariki 16 2020 arabanza ashyiramo akadomo hano kwa munani tariki 16 inyuguti ya Z iri hano isobanuye iki 2020 Jimmy Gordon ni muntu ki kuki izina rye ryari riri muri kode y'ibyihebe ashize amezi abiri apfuye uyu mugabo atangiye kugenda yinjira muri kode z'ibyihebe izi ni za filime z'ubwenge zisa tuze hano dutwike turya isi How you feeling? urumva umeze ute Like everyone else. nk'abandi bose bababaye ni aba FBI. Sir, who was your source for the warehouse tip? ese ni ndogwaye amakuru hari ahantu twasanze kiriya cyihebe You know I can't share that, Kurt. ntabwo nakubwira uwampaye amakuru I have to protect my source. bagomba kurinda sosi yanjye y'ahantu yakuye amakuru ubundi nta munyamwuga ujya uvuga ahantu yakuye amakuru 8 agents. aba agent 8 bapfuye We're my family too. nanjye bari famiye yanjye Sir, Enough. Stop it. rekera hariko uyu mugabo wamuhaye amakuru are you sure your source is only playing for one team? ese wagwaye amakuru abizi ko ariwe yahaye gusa cyangwa yahaye n'abandi duhanganye hari igihe umuntu ashobora kukubwira ati rero polisi mu gihe hano ni iki akahita abwira n'abagizi ba nabi bande zombi Think about it. ubitekerezeho ko waguhaye amakuru yaba ari weho yayahaye gusa cyangwa hari n'abandi yayahaye uyu ni afande katururi gusa bo babuze urwandiko rwari ruriho kode z'ibyihebe urwo rwandiko wari warusigaranye warufotoye niyo mpamvu buriya buri document ufite uba ugomba kuyifotora ukayibikaho kemba ry'akara hari n'igihe bagufata ati perimi wayibagiwe ariko buriya warayifotoye hari igihe bakwihanganira buriya gufotora ni ibintu byiza ariko bifite akamaro hari nabo njye mbona bifotoza bambaye ubusa we mwataye umuco niko mugabo yakomeje hano akomeza kureba zino kode z'abagabo akomeza kubyigaho yitonze akomeza kureba bisobanuye iki akuramo n'irindi zina nanone Philip Washington muri kode z'ibyihebe wasobanura gute ko izina ryawe ririmo Philip Washington irindi zina yabonye muri rwa rwandiko za kode za bya byihebe uyu mugabo ni umuhanga cyane buriya buri muntu hari ikintu aba ashoboye neza cyane uvuga ati uyu muntu ibi bintu arabyumva 5 kwa 5 mugabo akomeza kureba abonye irindi zina ryitwa Philip Washington uwa mbere bamubwiye ko yapfuye ni Jim Gordon amezi abiri ashize umugabo akimara kubona irindi zina yahise yambara agufatira imbunda niwe yahoze ashinzwe umutekano arangije ahita ahisha arapfuka arahisha ibyo yari ari gukoraho iperereza bye akana hano karakariye papa Ana kitwa Ana mama yanze gukabwira ko papa yari yakiseguye akabwira ko gahunda ya filime yahindutse karakaye meze sawa I'm fine. meze neza Well, you don't sound fine. genda umva utameze neza What's the matter, kiddo? ikibazo cy'umwana I'm not a kid. ntabwo nkiri umwana yarakabwiye ati what's matter kiddo nyine ni kadogo ntabwo ndi umwana mwana wanjye usigaye ukura vuba I'll always be my little girl. ariko iteka uzahora umukobwa wanjye nanjye mpore ndi nyoko uko wakura kose rega
ababyeyi baba ari ababyeyi babona urakana kuri gutekereza iki mama did daddy ever call ese papa yigeze guhamagara I don't think so. ntabwo yigeze amamagara mwana umva kubeshya kumwe ababyeyi bateranya ugasanga biriya bintu ni imico mibi ku babyeyi namwe mugira imico mibi nimba warashwanye n'umugabo wawe cyangwa umugore wawe umwana ntabwo uba ugomba kumwangisha undi mubyeyi isi buriya ni imbobo yirirwa no mu birara n'iki ni indaya mama wawe ibintu ntabwo ari mujye mushwana hagati yanyu ariko nimuhura n'umwana mubwira ati papa we ni umubyeyi mwiza mama we ni umubyeyi mwiza azi umwana gukomeza gukura umubwira utugambo nk'utwo ngo se ni ikirara ni indaya mama wawe ni inshinzi iki n'iki. So we received positive ID on a microwave suicide. Wa mugabo wirashe twamaze kumenya uwo ari we. Is 42. Yitwa Alex Mace. National. Afite imyaka 42. Yaje muri Amerika muri 98. I went to Boston College. Yize muri Boston College. Science. Yari umuhanga cyane mu bintu bya computer. Masters. Ndetse yari afite masters yakuye mu MIT. He moves to Santa Monica where he meets Russian-born. Yagiye muri Santa Monica yahuriye n'umurusiya bita Marta. Springville 6. Barashyingiranwa 2006. A housewife with no. Bashyingiranwe n'umugore wirirwaga mu rugo udafite akazi. Umugore wuriye mugabo wirashe mu muzane. Bamwita Alex Mace. He's working for us, so old roommates, neighbors, teachers. Abo bari baziranye inshuti zabo biganye abaturanyi be bose mubaze kuri uwo mugabo. Uko bari ya FBI kiri kwibaza kuri wa mugabo wirashe undi bafashe wirashe. Bashaka umugore bamuhata bamubaze byinshi. Hano hari ukomeje kugenda agiye gushaka witwa Philip Washington yabonye izina rye muri za kode z'ibyihebe. Katururi. Think through me. Yes sir. FBI iri hano wirashe bamaze kumenya nicyo kihebe basanze kiri ahantu hari za kode gusa rero iyo kode umuntu wayisigaranye ari we bita Will Scott hari izina yabonyemo ndetse butuvugana yagiye no kureba uwo muntu ahantu You can use some sleep. gusa nk'umuntu ukeneye kuryama. It's not a nice thing to say to a lady. Cyo ntabwo ari ibintu byiza byo kubwira umugore ngo akeneye kuryama hari ibindi ahita atekereza ko nyine umugore yamusubije umugore ati madamu urasa nk'umuntu ukeneye kuryama umugore nawe ati hari iryo jambo ntabwo ari ryiza kuribwira umugore ngo akeneye kuryama. I mean it. Kurt and I, we can keep things moving. Jakuruka nje na kati bindi turabyitaho. Acho. Yeah. Barakwereka. Wabashije gusigarana ya kode y'ibyebe ndetse wamashe no gukuramo izina byinshi mu nyubako yabonye. Iryo zina yabonye ryitwa Philip Washington. Ahatuye ngo ni hano umugabo yaje kumureba yanze kubibwira FBI yanze kugira umuntu numwe abwira ari gukora ku giti cye kura y'imbunda bamwita Will Scott Katururi. Hey wabonye filime nyinshi z'ubwenge narababwiye ngo filime zitari mu ubwenge zidasobanutse izo filime ntabwo uzumva roki nazifashemo baranzi ngewe ariko sibyo kandi none za filime ugomba gusobanukirwa ijambo kurindi bavuze ngo iki ari za filime basakurizamo nimusobanukirwe. Izi filime kandi uzisanga ku gasobanuye films.com ni website ujya ukishyura udufaranga duke ukajya wirebera filime neza umeze neza. Umugabo yinjira mu nyubako ibaza izina ibyebe byari byarahishe muri kode wowe iryo zina warimenya ukajya ahantu iryo zina rituye. Umeze nk'uwiyahuye nk'umuntu wazi wanjye bira mupanga ataneguje umeze tu kugera no muri ugasanga hari umugabo umeze nk'uri gupfa hari umugabo uri gusamba yinjiye muri inzu asanga umuntu uri muri iyi nzu ari gusamba bimeze bite cyawe reba filime komeza imbere umugabo ari gusamba avayo reba ko yamutabara aza gutabara umugabo ari gusamba bimeze neza gusamba bisa neza aza kumwasamura reba umugabo arebe bise biti akiraro nawe baramufata bakubita igishinge mu irugu. Mama we wajeje kuneka yigize indwanyi yigize rambo mu bisheke. Thing there is a season ibintu byose bigira igihe and a time to every purpose under heaven. Munsi y'ijuru ibintu byose bakubwa impamvu. A time to weep habaho igihe cyo kurira and a time to laugh. N'igihe cyo guseka. A time to mourn igihe cyo and a time to dance. igihe cyo kubyina n'igihe cyo gushyingura bashatse kubunamira. Thank you for Will's life here on earth. Turabashimira ubuzima Will yagize kuri iyi si. This body that lies before us. Uyu murambo turyamye imbere Will bamuteye urushinge yitapfura agakobwa kakaje kumushyingura.
wa mugabo wiri byapfuye baje kumushyingura cya gishinge bamuteye cyahise kimwica Nyagasani bano ntago bikaza baza gushyingura ari nk'abantu 10 wagira ngo bari muri corona bo bavumbuye corona mbere yacu nako bavumbuye nyine gushyingura muri bakenya mbere ya na corona umugabo arapfuye Will Scott yagiye yigize rambo ngagiye kuvumburanga ibya kode z'ibyihebe nga amazina yabonyeho bamujombye igishinge yitapfa agakobwa ke disi kaje kumushyingura kamuheruka ejo bavugana ngo bazajye kureba filime za Rocky none papa arapfuye Will Scott uko yapfuye hey Katururi meze bite umugabo yapfuye dore ngo yari umuhanga mu byerekeranye no kuba yamenya kode z'ibyihebe bivuze ngo cya gipapuro cy'ibyibikira cyahari isanduku bayisize hano ngo araba bagomba kuza bukeye bakayigira iki n'iki bagashingura bikarangira bagashyiraho na beto bakubaka neza niko bigenda telefone irasona telefone hano yarasonnye rebe filime witunze abavuye gushingura telefone hano yarasonnye bimeze biti rebe filime telefone yarasonnye kombe ni wa mugabo wirara cyari mu isanduku umugabo mu isanduku ni muzima we nibwo agikayuka telefone yaramukanguye umugabo bamushinguranye na telefone surprised you're still alive. Utunguye no kuba ukiri muzima sibyo? Hey! Who is this? Ninde tuvugana? Who the hell am I? Ese ndi hehe? One question at a time. Bazi ikibazo kugiye cyacu. You know where you are, Will Scott. Will Scott ndabiza hurura hasi. Umugabo ntago arapfa ubwo bamushyinguye ari muzima. Cya gishinge bari bamuteye bigaragara ko wapfuye nyuma ukaza gukanguka. All your questions will be answered in time. Ibibazo byawe byose biraza gusubirizwa igihe. Now, follow my instructions and everything will be. Kurikiza amabwiriza yanjye uraza kumera sawa. Instructions? Ayahe mabwiriza? What are you talking about? Uravuga ibiki? Urebe. What the fuck is going on? Sini ibiki bijya mbere. Mungure mwana mugabo ari mwisanduka ari rusororo mu masaha y'ijoro famiye yamusize mu gitondo we. Mugabo ari rusororo. Tuza Will. Not the time to get agitated. Icyo gihe cyo gusara ngo ukoresha umwuka mwinshi. The average human being consumes around 0. Ikiremwa muntu gisanzwe gikoresha 0.5 bya oxygene ku munota. You've been in this coffin for 5 hours. Kandi umaze amasaha 5 mu isanduku. 1 minute. Bivuze ngo usigaranye Leaves you with iminota mike. 9 minutes of breathing. Iminota itarenga 10 uhumeka ukayita upfa umwuka urabugushiranye. Yes, you do as I say. Rero byabyiza ukoze uko nkubwiye. Then we can have a nice. No, ukora ibyo ngubwiye uraza duhure tuganire twitonze neza. Now. Umva. Listen closely. Yumva kandi witonze. There's a trigger above your head. Hari imbarutso iri hejuru yawe. Twist the handle. Iyihindukize ni nka serire. Push. Nurangiswa usunike. Umugabo arahindukiza arasunika. Rusororo mu masaha y'ijoro umugabo avuye mu isanduku. Famiye yamushyinguye. N'abandi bose bari bamuzi. Hey! Ngo bari bamuteye igishinge ku buryo bagupima bakabona wapfuye ariko hari amasaha ari buze kugira ugakanguka. Buried me alive. Wakinguye ndi muzima rusororo. Wakigurye gufusha. I want to know what's going on. Ndashaka kumenya ibiki bijya mbere. Nona. I'm on your side. Kandi ku ruhande rwawe. That you put me in there. Kandi wankinguye. Ntabwo navuze ko ari njye wagushyinguye. Well, if you didn't, who did? Nimba utakinguye ninde wankinguye? Okay, tell me who you are. Ubundi mbwira urinde. Me in the coffin to begin with. Mbwira n'umugingo wakize mu isanduku. And you're asking the wrong question. Uri kubaza ibibazo bitari byo. Reasonable question. Ndi kubaza ibibazo by'ubwenge. You were dead. Wari wapfuye. And I'm offering you a new life. None ndi kuguha ubuzima bushyashya. Meet me and I'll explain everything. Kwino duhure gusobanurira buri kimwe. Hehe. There's a black car parked across the street. Hari imodoka y'umukara iparitse hakurya y'umuhanda yitwa Niyuzuruka. Imfunguzo zirimo imbere aho bakiriza. Hey. Genda watsi yo modoka uze duhure gusobanurira ibintu byose. Nyagasani. Hey. Uyu mugabo yincize mu bintu atazi. Yatangiye ngo yafotoye urupapuro rw'abagabo. Black Chevy. Black Chevy. 00. Chevrolet y'umukara. Black 00 iki niki. Imodoka y'umukara irimo n'urufunguzo. Ati nimba ushaka kumenya ukuntu washyinguwe ngwino ngusobanurire kandi ndi ku ruhande rwawe. Bimeze biti. Umugabo yatangiye ngo ashaka kumenya ngo kode z'ibyihebe yigize rambo mu bisheke bamushyinguye ari muzima ashyingururiwe. Umugabo aramuhamagaye ati vayo. Akingura imodoka. Afitemo n'ubwo bari kuzi kuva mu isanduku rusororo umuntu akubwira ngo hari imodoka naguparikiye ku ruhande yatsuza undebe.
imodoka nge nago nayinjira mu rugo igikundiro nago nayijamo ahubwo uyu mugabo aranatinyuka umugabo yinjira mu modoka wari wankinguye shandi muzima umugabo yinjira mu modoka Okay, I'm in the car. urabizi imodoka nayigezemo What next? arakurikira iki GPS on the dash. Turn it on and iyo modoka ifite GPS ikandeho yatse imodoka irakuyobora start was it will. Where are you taking me? imodoka iranjyana Be soon enough. uraza kubona ibihagije Fucking coffin! nibwo gikawuka mu isanduku Damn answer! basinyene ibisubizo tuza You arrive at your destination. nugeraho ndi kukubwira Make sure you get answers to all ibibazo byose ufite urabibonera ibisubizo 32 minutes. ufite iminota 32 Hello? ahita namukupa iyi modoka ifite GPS iyi GPS irakuyobora ikakubwira ati komeza imbere kata genda ikakuyobora mpaka ugeze ibirimo amerekezo y'ahantu kuriya nyine umuntu gukubita location akabona umugezeho agerageje guhamagara iyo nimero yamuhamagaraga yanga gucamo imodoka baguhaye irimo GPS urabaza iki umugabo yatse imodoka gatururi ajye kureba uwo muntu uri kumuhamagara amuhe n'amakuru ibibazo byose yibaza uyu mugabo ari kwibaza ari nabyo bibazo natwe twese turi kwibaza imodoka irabwira ati komeza imbere imodoka irakuyobora n'iza modoka nziza zigezweho nako mwe mufite zimwe za kera mbabwira nzi ko muri bagenzi banjye akomeza imbere ikafite ubwoba muri metero 200 uhita ukata iburyo GPS irakuyobora mugenda muganira harimo n'ijwi ry'umukobwa rikuyobora arakata komeza ukata iburyo arakata rikuyoborwa na GPS yo mu modoka urebe filime umugabo ageze hano GPS arayizimya ubundi ndajya dore ngo arayizimya ubundi no muntu uri kunyobora aranjyana ikigabo cyita kimuhamagara urebe filime kimuhamagara cyitaba aragikupa ubundi umuntu umamagara wari wankinguye ndamwitabira iki umugabo arongera amuhamagara urebe amuhamagaye telefone anyuze mu idirishya arayijugunya nyagasani yanze kongera kwitaba umuntu wari uri kumuyobora GPS arayizimije reka nitahire mu mahoro uyu mugabo nta n'impamvu yo kumwitaba ibyo uriya mugabo uri kumuhamagara bivuyemo yitahire mu mahoro atarajya kure dore ngo baramugonga agisuzugura itegeko ry'umugabo dore ngo baramugonga we utazacikwa na episode ya 2 ku munsi w'ejo izi ni za filime z'ubwenge yariroke nk'ibisanzwe ciao ntabwo bisanzwe mu mujyi wa Kigali kuko kuri ubu aho wakirira inshuti mugasangira mwisanzuye hafunguye imiryango ariko kandi ni ngombwa ngo nawe ubwawe wifate neza usohokera ahantu hagezweho muri Kigali habereye ijisho aho witegeye bikorerwa mu murwa mukuru w'u Rwanda mwabamenye nka Gift Supermarket kwa Rubangura ubu noneho hagezweho Gift Restaurant aho service ubaziho kuvira izina warimenya zigenda zihinduka zaguka kandi zinarushaho kunogera abahagana yaba ari breakfast lunch pizza coffee juice cocktails ndetse n'agasembuye byose ni standard dusange mu mujyi rwagati mu nyubako ya Kigali City Tower hariranga kuko ari terrace irahirengeye mu mitako ibereye ijisho duhamagare kuri 0788336315 tugukorere home delivery cyangwa booking. Sezera ku bushomeri guhera aka kanya mvuze ngo iki sezera ku bushomeri guhera aka kanya ubu guhera ku 200 byawe wowe umu agent wa FDI ukajya utanga serivisi zo gucuruza umuriro amayinite ndetse n'ifatabuguzi rya StarTime n'ibindi byinshi bitandukanye ugatangira gukorera umufungo ubushomeri ugatera ishoti ukitwa cash money. Ku bindi bisobanuro watwandikira kuri email yacu info@fdibiz.com cyangwa ukadomagara kuri telefone yacu ariyo 078115 no FDI kuzaniye application yitwa Ifashe ushobora kuba wakoresha igura umuriro amayinite ndetse n'ifatabuguzi rya Star Times nta kindi bisaba uretse kudownloading application Ifashe kuri Google Play. Sibyo gusa kandi kuko nako bakoresha amatelefone y'amatushe tutabibagiwe kanda akanyenyeri 632 akanyenyeri 1 urwego ube wabasha kubona izo serivisi zose zavuzwe haruguru gabanyirizwa kugeza kuri 5.5% kuri buri serivisi yose uguze ukoresheje application Ifashe. Ku bindi bisobanuro watwandikira kuri email yacu ariyo info@fdibiz.com cyangwa ukadomagara kuri telefone yacu ariyo 078115 Ifashe, easy and affordable for you.